Amahoro God's people bwoko bw'Imana muri hirya no hino ku isi. Yego abumva ikinyarwanda, ikirundi, ababasha gusemura mu zindi ndimi, ndabasuhuje mugubwe neza. God's people muri Amerika, God's people mu Burayi, Aziya, Europe, Australia, impande n'impande, mugubwe neza mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Yego basuhuza ni mugenzi wanyu Anastase Sibomana, ubwoko bw'Imana. Nubundi turi kuri Irera TV1 twungukira byinshi cyane by'agaciro, turebera hamwe iby'agaciro kuri twe ndetse n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho, turebera hamwe intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Ni ikiganiro cy'uruhererekane kuri murongo wa Irera TV1, twigiraho n'ibindi biganiro byinshi cyane, twiga Bibiliya dusobanukirwa icyo tugomba gukora no kubahiriza, turebera hamwe icyo Imana ishaka yuko twakora kugira ngo abe ari cyo dukora nk'ubwoko bw'Imana nka God's people nyirizina. Rero intego y'ubwoko bw'Imana ku isi yose ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana uko riri, ndetse by'umwihariko tumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Niho turaza gusanga ubwoko bw'Imana God's people buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego niho usanga ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe, agatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana ye nyirizina, cyangwa icyo kintu kiraza guhishura Imana ye. Tugiye kurebera hamwe dusubiza kino kibazo, dore ko turimo kureba n'ubundi ibishyigikira n'ibisobanura nyirizina uburyo kwiga ijambo ry'Imana ari intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwamuntu kuri uyu mubumbe w'isi. Turimo gusubiza iki kibazo, ese Bibiliya yo ni twereka ko hari abantu tugomba kwigiraho? Yego, ese Bibiliya yo nitwereka ko hari abantu tugomba kwigiraho? Bishatse kuvuga iki? Hari ibyo turi buze kwiga tubyigiye ku bantu runaka. Ese Bibiliya yibivugaho iki? Bigaragazaho iki? Dufashe Bibiliya ibivugaho iki? Nyura muri comment uduhe inyunganizi, igitekerezo, uduhe n'ikibazo bibaye ngombwa hari ikibazo ufite. Turasanga Bibiliya ikomozaho kuri kino kibazo. Turebye mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2 umurongo 21 hariho hagira hati: kandi ibyo nibyo mwahamagariwe, kuko na Kristo yabababarijwe akabasigira icyitegererezo kugira ngo mugere ikirenge muke. Yesu Kristo hano ijambo ryerekanye yuko nawe turi uwo kumwigiraho, yadusigiye icyitegererezo. Yego, kuko yaratubabarijwe, dukwiriye rero kumwigiraho nyirizina. Irindi jambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 11 umurongo wa 29 naho habikomozaho. Ngira ngo dukomeza turisubiramo. Uri mushyashya kuri murongo, kora subscribe mu gihe tuba turimo kwiga Bibiliya buri munsi kuri murongo wa Irera TV1 kugira ngo udacikanwa, hatagira isomo rigucika. Niho dusanga rero no muri Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 11 umurongo wa 29 herekana yuko hari abantu tugomba kwigiraho. Bibiliya rero irabagaragaza. Haravuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Hano Yesu Kristo n'ubundi arimo kuvuga yuko dukwiriye kumwigiraho. Yego, dukwiriye kumwigiraho kugira ngo tube twabasha kugira uburuhukiro mu mitima yacu. Kumwigiraho n'ubundi ni bavuze ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Kwemera kuba abagaragu be nuko turabiheshwa no kwizera Yesu Kristo waducunguye ku musaraba i Golgotha. Icyo gihe tukaba ibyaremwe bishya, tukaba abana b'Imana, tubyawe n'Imana, tutabyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa n'ubushake bw'umubiri, ahubwo tubyawe n'Imana. Icyo gihe niho turabasha kumwigiraho, ndetse bikaza kuduhesha kuba twabona uburuhukiro mu mitima yacu. Irindi jambo ry'Imana ribishimangiraho yuko tuba dushobora kwigira ku bantu, cyangwa dukwiriye kwigira ku bantu
ndetse na Yesu Kristo tukaba twamwigiraho. Niho dusanga mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye ab'Itesalonike ibice 3:7 avuga ngo ubwanyu muzi ko mukwiriye kutwigana kuko tuticaga gahunda muri mwe. Yego, Pawulo yerekana yuko dukwiriye kubigiraho yuko nabo baticaga gahunda mu buryo bwo kubahiriza gahunda abantu baziranyeho cyangwa bahanye irizina. Turasanga ndetse no mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto ibice 11:1 ababwira ati mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nakigeze mu cya Kristo. Irindi jambo ry'Imana rikomozaho urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3:17 agira ati bene data mugere ikirenge mu cyanjye muhuje imitima kandi mwite kubakurikiza ingeso zacu arizo mudufiteho icyitegererezo. Ijambo ry'Imana rikomeje guhishura yuko tugomba kugira abo twigiraho batubanjirije mu kubahiriza ibyo bamenye byanditswe mu gitabo cya Bibiliya, ari bo bwoko bw'Imana bwatubanjirije harimo na Pawulo. Yego, ndetse andi magambo twagiye tubona atambuka twigira kuri Yesu Kristo cyangwa tubere icyitegererezo, tumwigiraho nk'uwaduhesheje kuba ubwoko bw'Imana. Turasanga kandi ijambo ry'Imana ribivugaho mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye ab'Itesalonike ibice 3:9 agira ati icyakora suko tudafite ubutware ahubwo ni ukugira ngo tubiheho icyitegererezo ngo mugere ikirenge mu cyacu. Ijambo niryo ryerekanye nyirizina yuko batwihayeho icyitegererezo abatubanjirije, nk'uko Pawulo yayihayeho ab'Itesalonike, yabihayeho icyitegererezo kugira ngo bagere ikirenge mu cye. Yego, natwe birakwiye yuko tugira abo twigiraho nk'uko tubabona mu gitabo cya Bibiliya. Ndetse turasanga no mu Baheburayo ibice 6:11-12 hatwereka buryo ki hari abo tugomba kwigiraho batubera icyitegererezo nyirizina. Ariho havuga hati ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka, kugira ngo mutaba abanebwe ahubwo mugere ikirenge mu cyabaragwa amasezerano babiheshejwe no kwizera no kwihangana. Hano ijambo ry'Imana rirakomeza n'ubundi rishimangira yuko dukwiriye kugera ikirenge mu cy'abatubanjije, kugera ikirenge n'ubundi tutarabanebwe, tukagera ikirenge mu cyabaragwa amasezerano, yego, babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo ndetse no kwihangana. Turasanga abaragwa amasezerano babiheshejwe no kwizera, ababizeye Yesu Kristo nk'umucunguzi wabo, byabahesheje kuba baragwa b'ibyasezeranijwe. Rero ijambo riratwereka yuko abo bizera nabo tugomba kubigiraho, ndetse natwe ubwoko bw'Imana dukwiriye gukora iby'ijambo ridusaba gukora kugira ngo tubere abandi icyitegererezo cy'imirimo myiza, kugira ngo n'abandi nabo batwigireho. Ndabashimiye God's people, ubwoko bw'Imana muboneka hirya no hino ku isi. Ngira ngo iyo twize isomo rishyashya risaba guhita umuntu arishyira mu bikorwa ako kanya, ndetse hakabaho kurimenyesha n'abandi. Intego yacu kandi no kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko tumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Turasanga kandi ubwoko bw'Imana God's people buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru, dore ko tuba tuyobowe n'umwuka w'Imana. Ntabwo dushobora gutakaza igihe cyacu ku biri hano mu isi, kuko siho iwacu nyirizina, ahubwo tuhatambuka nko mu icumbi, tuhatambuka nk'aho dufite umwanya muto cyane tujya aho dusiganirwa kujya, ariho iwacu mu bwami
bw'Imana. Ndabashimiye, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe, mubeshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu.